Mutabaruka. Ego murakoze kuba muduhaye umwanya kugira ngo tubavugishe. Abantu bakomeje kwibaza ku kibazo cy'izi kamera zo ku muhanda n'ibyapa. Ibyapa biragaragara ko ari 60, ariko wagitambuka wagera imbere gato kamera ikagufata ko urengeje umuvuduko wa 40. Abantu barimo kwibaza ibi bintu muri kubihuza mute? Ariko ibyo bintu ko twabihuje kenshi tukabihuza inshuro nyinshi tukabihuza kabiri, ahubwo ngira ngo mwebwe mutari mwabihuza. Mudufashe kubihuza. Muzinduke reka bahoroje gatoya. Aho kugira ngo muzinduke mukangurira abaturage iteka rya perezida numero 85 akarongo 01 ryo kuwa kabiri ukwezi kwa 2022 rishyiraho amabwiriza rusange agenga imihanda n'uburyo bwo kwigendamo, cyane cyane ingingo yaryo ya 29 ivuga ko mu gakakayo ka mbere umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kutarenza umuvuduko ntarengwa washyizweho n'amategeko. None se afande nta mategeko avuguruza by'umwihariko. None se afande aho ngo tugende neza. Reka tujyane neza. Afande ingi ntago ari ivanjiri no kugana ku bintu biririyo. Wambaye jereka nkusubize. Ariko nanjye urajya kumpa umwanya ngubaze. Ego, undi umwanya uko Mutabaruka arambaye jereka musubize. Yego. Ko nta mategeko avuguruza umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugenda ku muvuduko itegereje mu gihugu ari ikurikira 80 ibirometero 80 ku isaha, 70 ku isaha, 60 ku isaha, 50 ku isaha, 40 ku isaha, 30 ku isaha na 25 ku isaha. Ibyo ngibyo bitewe n'amategeko. Iyo muzinduka muvuga ibyapa, hari ibyapa mwari mwabona muri iki gihugu hose cyangwa muri uyu mujyi wa Kigali biri hafi y'ibyo byapa y'ibyo birometero biteganywa cyangwa biri hejuru? Urakoze cyane afande. Afande reka kuva ngo turarwanya itegeko utanatwangisha n'abaturage. Nago turi mu kurwanya itegeko kandi afande reka twumvikane. Afande nago turi mu kurwanya itegeko. Nago turi mu kurwanya itegeko witubekera dutega amatwi natwe tuvugisha ukuri. Afande tuguhamagaye kugira ngo tuganire itegeko ahubwo nimwebwe muri mu kuryica. Itegeko ibyapa bya 60 iryo tegeko ubu warisomye mu gitondo ryigisha abaturage ni naryo twababwiye kwigisha abaturage. Afande reka afande witubekera reka twumvikane. Urimo kubigisha road safety. Yes, nibyo tubabwira. Gute kandi utarasomera itegeko mu buryo wampaye umwanya kwibyo uvuze ari byo navuze. Ibyapa biri muri uyu mujyi bibabanye n'iri tegeko ni ahubwo se biri mu gihugu bibabanye n'iri tegeko. Afande ibyo ushaka ko afande wadutega amatwi natwe tukavuga. Afande wowe ubwawe wivugiye yuko mu mujyi ngiye kugusubiza. Ese bagusubiza utabaho umwanya. Bitari muri tegeko nibi. Afande wampa umwanya nkagusubiza abanyarwanda bakunguka muri ibi ngibi. Icyo ngiye kugusubiza ko bijya muri uyu mujyi bihabanye n'iri teka riri mu iteka rya perezida wa Repubulika, mushaka bijya mu mujyi cyangwa mu gihugu nibi. Ariko se afande ushobora kumpa umwanya ngasubiza. Okay, ndaguhaye ariko icyo kintu cyandike niba utangiye ikiganiro ntiwigisha abaturage itegeko. Ariko se afande urashije kuyobya abaturage, we wakwishinje kubwira abantu ko batagomba kurenza umuvuduko wa 40 mu mujyi wa Kigali. Si wowe wabivuze hano mbigarure? Wowe ubwawe warivugiye muri iki kiganiro yuko nta muntu numwe wemerewe kurenza umuvuduko wa 40 mu mujyi wa Kigali, na n'ubu ngubu bikaba ari cyo kibazo kiri mu mujyi wa Kigali. Urambazaga ibyapa ndakubwira ngo haguruka ugiye kubyirebera. Ni nabyiza ko wasanze ko hari ibya 60. None uyu munsi wa none ikibazo cyanjye noneho ngiki, kuki mwandikira umuntu umuvuduko kuviyora ibyapa, icyapa cya 60 mukamwandikira umuvuduko wa 45 mukamucamana? Ibyo murumva ari byo? Ibyo ntabwo ari byo, ariko abo bantu bandikiwe ni bande? Barahari reka umwese abantu bashize bari hehe bazane. Waguma ku murongo ngashyiraho umwe muri bo. Bazane guma ku murongo. Reka guma ku murongo mushyireho. Guma ku murongo mugushyirireho. Ariko ubwo urumva ntabwo turi bujye muri system ngo tugire ngiye kwinjira muri studio. None se afande ningi urimo ni studio, reka tuze twumvikane kuri iki kintu. Afande waciye mu mujyi urareba. Genduza n'abantu ubashyire kuri radio 1 na TV 1 tuze batwereke bandikiwe hasi y'ibyo byapa.
tuze tubirebe nurangiza ubitangaze. Urakoze cyane. Tubahamagare nibaza hano uraza. Tubahamagare. Mubazane bose. Urakoze base bakwirwa muri no studio. Okay. Niba batwumva nibaze ubwo wenda sambira bo bageze. Mbabwira icya gatatu. Nimwinjira muri iyo studio mufate iteko muri somera abaturage. Ariko si cyo twavuze kiyobya niki ahubwo afande. Murakoze. Ariko mana yose nijo. Usafande. Kuvuga kuri reka maze nikosora. Mbwira abantu nta na kimwe twayobeje. Twebwe twavuze yuko ibyapa bigomba kubahizwa nkuko bimeze nkuko bigenwa mu iteka rya Perezida wa Repubulika nkuko afanda bisomye. Ariko se tuze guha umurongo abanyarwanda muri mita ya kabiri. Nikanyite mita ya kabiri kabisa. Bubwabo bivugira abandikiwe abandikiwe mu byapa bya 60 bakandikirwa umuvuduko wa 45 bagacibwa amande nkuko byuzuye hano. Ikindi cya kabiri hano afanduwe ku giti cye arabihamije. We yatubwiye yuko bitemewe na nuba ariyo mpamvu abantu bari mu kugenda mu muvuduko munsi wa 40 ari nabyo byateje ambutiyaje mu mujyi. Ibyo nabyo ni twebwe twabikoze na fandu wabyivugiye hano biro nuri kodi banshake n'ijambo rye rigaruke avuga ati ntibyemewe umuvuduko wa urenze 40 mu mujyi wa Kigali. Mu gitobozo twibyapa bihari hari ibya 60 hakaba ibya 40 tukomeze tugende muri 40 hose. Ikintu gihari akwiriye kwemera tukamubwira ibiri ku muhanda niba atabibona kuko handitse 60 ibyapa birashinze bya byose ntabwo arabihanagura nona hano ngo arabishingura nta nubwo biri buveho. Reka tuanze twumvira ijambo. Icyapa cya 60 ikandikira abantu kuri 40 ivyo ngibyo bakitubwira umuturage ufite icyo kibazo akaza akabitubwira akabitwereka tukabisuzuma. Ahubwo abantu bafite amashagaga mu kirenge no mu kuguru. Nyamara nubwo meze bitya mu gihugu hose hari ikibazo cy'uko kamera ishobora kuba hari icyapa cya 60 ikandikira abantu kuri 40 ivyo ngibyo bakitubwira umuturage ufite icyo kibazo akaza akabitubwira akabitwereka tukabisuzuma. Barabanza bamuzane hano turaza kumwumva. Ariko rwose ndababaye kudushyiraho icyaha cyo kuba abanyarwanda bari hano bumva icyo twavuze kitari cyo ni ikihe. By the way afande nabaho zamurira icyavuzwe oya mikoro ni kane nawe size iyo ndi volume ntabwo ari mikoro kane naba yatunze cyane gutya natunze gakoyo niko uko biri kose n'iki ahubwo twashimangiraga iri tegeko bihabanye n'ibyanditse mu itegeko rigomba kubahirizwa. nawe yemera ngo twebwe ngo tweregeje itegeko. No, this is not true. From yesterday mu kindi bintu byose twavuze. Ariko ikigaragara naca mu mujyi arebe imodoka ziri mu kugendera ku cyapa cya 30 umuvuduko wa 40 zose zirafunze. Ariko ikigaragara cyo ngira ngo noneho habikuyeho abantu bubahiriza ibyapa nkuko bimeze ubu bafotora amenya babihinduye ubu bafotora agende. Ariko abafotowe mu cyapa cya 60 bari ku muvuduko wa 45 basubizwa amafaranga yabo. Mwabyumvise mwese mujye kuri polisi basubiza amafaranga yanyu. That's it. Ariko seriously twubaha amategeko. Yeah, sure. Twubaha amategeko. Niba icyapa ari 60 ni 60 ntabwo ushobora kumfotora ndi munsi y'uwo muvuduko. Narenga. As simple as that. Ngira ngo biri kose aka kantu kari kacemo abantu bakumvise bati ni uwa 40 ntarengwa. Ariko ikindi mbwira abantu twubahirize amategeko. Amategeko tuvuga agenga imikoreshereze y'umuhanda. Okay. Hanyuma hari umuntu hano ufite icyabaza aravuga ati se mu mujyi hose ibyapa byabaye 40. Yego. Mu mujyi hose. Yego. Kuva ryari? KNC wajya uvaho muri izo studio nziza ukagenda ukazenguruka rero umujyi uko imeze. Hari ikintu nongeraho? Ntimumbwire ikosa twakoze. Reka tugasubizemo. Se bandi muri ku mihanda muri kubona ibyapa ari 40. Ubu rero iki nicyo cyateye confusion abantu bose. Noneho bajya munsi y'umuvuduko ntarengwa ugenwa n'ibyapa. Wakagira atizo. Oya buretse nkaka. Niba mwumve none hano yobeje abaturage. Ugaruke. Kiza record ntizibeshya. Ndasaba abantu kutaduhamagara. Ndasabwa iki kindi nuko imodoka nyigendera ku muvuduko. Ndasabwa iki kindi nuko ugera amahoro aho kamera iri yaba yihishe yaba itihishe ibyo bintu birakureba iki ibi bikureba
okay hanyuma hari umuntu hano ufite icyo abaza aravuga ati se mu mujyi hose ibyapa byabaye 40 yego mu mujyi hose yego kuva tugendere ubuze koko hari ikintu nongeraho yego ni igisubizo kitari ubundi ingingo ntabwo twayizinga abaturage ibyo mwumvise ni mwubahiriza ibyapa nk'uko byanditse ku muhanda uwo bandikira noneho atarengeje umuvuduko ntarengwa nk'uko ugenwa n'ibyapa nk'uko biri mu iteka rya perezida wa repubulika uwabikoze azabyirengera ibyari biriho abantu mwagendaga nk'utunyamasyo mukadukereza kuza ku kazi mutarenza muri munsi y'umuvuduko wa 40 ambutiyaje mwubaha ibyapa nk'uko umuvuduko ntarengwa ubigenwa iryo teka ni ikibazo ariko ikibazo mfite ni ibindi byose baze gukomplaininga nyuma urubaha ibyapa noneho kamera igufata bashobora kuba bazihinduye kuko uburyo numvise amafande kabera bivuga ntago bazihinduye pe noneho musubireyo zibandikire bagaruke heza tujye reka twumvikane ibi ngibi ubikora usetize kamera ahubwo niwe wasuzuguye itegeko usetinga kamera niwe wasuzuguye iteka rya perezida wa repubulika cyangwa se bakabashyizaho umuntu utazi gusetinga afande kabera numvise ngiye arakaye uko ararakazwa n'iki ararakara the fact niba niwe uvuze iteka rya perezida wa repubulika wari ijambo 60 yarivuzemo none ku mihanda hashinze ibyapa byanditsemo 60 ariko yatubwiye yuko ngo umuntu wese uzi ko yafotowe ari muzi ngo nagenda byerekana kuri polisi ariko ntekereza ko buriya iteka rya perezida ntabwo ryavuguruzwa n'ibwiriza rya polisi icyo tureba ngiki urumva ibyumvikanywe confusion yabaye no munsi abantu bayibonye ibyabayeho byabonetse nubwo ari uyu munsi guserega ubwo rero umuntu wasetinze ziriya kamera kuri 40 agomba kubiryozwa kandi kugira ngo binarangire neza umva se nkubwire uwabisetinze abiryozwa icyambere yasuzuguye perezida wa repubulika wabikoze yasuzuguye iteka yararihinduye ibi rero atabifitiye ububasha nta nubwo afite by the way ntabwo afite nese ninde ubu dushaka kumenya kuko ntabwo ari kabera oya siwe rwose kabera ni umuvugizi yes nese ninde rero ibintu birangire neza turibaza uwo muntu ninde agomba gusafesa birasaba kubikuramo uburakari rero nanone oya nta n'uburakari buhari ase warakara bikagenda warakara se ugahindura ukuri se kandi wagize aso tuzindukiye ninde ibintu bikwiye kozamo umwuka wera ariko ari hatari manurira gato wigendere makuru yarangije amakuru uko numva kazuye muri iki gitondo ariko bivuze ni ubwa mbere numvise kabera arakaye cyane manura gato gege manura ngaho genda live ko mise mbira n'icyuya aha natari hari icyo avuze nyine ibyo umuntu avuga niko kuri icyo dushaka kureba ni kimwe uvuga ko reka nkwereke buri muntu wese wandikiwe ku cyapa cya 60 niyohereze ntuzaza areba ikibazo afande yavuze ngo babijyane hehe reka nze nguhamagarire bamwe sibyo reka nze nkwereke aha hantu mumbwire ariko icyiza nabonye yuko abanyarwanda bubaha kwerwe muri iki gitondo neza bagire bati umuvuduko okada nagaruka kubaha kubushake no gutinya amafaranga kuvamo none kukura zuba arakuvemo ngiye kukwereka abandikiwe je nabonye umugari guhondagura vora nabonye warize ariko ibyiza nuko mu byukuri ubu ngubu birumvikanye mu mujyi wa Kigali ibyapa byubahirizwa nk'uko byagenwe nk'uko abubatse imihanda babishyizeho nyine ikibazo afite ni kimwe ngiye birubahirizwa nyine nk'uko n'itegeko ribivuga uretse gato ngiye kugusomera uretse gato hano hari ni message zihari konterivasiyo y'umuhanda sibyo umuvuduko 47 ku isaha aho byabereye Kimihurura Rugando aha ngaha rero hakaba harimo amafaranga nyine urumva ko bamwandikiye ayo ngayo hari n'abandi kuvuga ngo icyapa gihari ni cya 60 sibyo
reka turebe ku bantu dufunguye telefone ku bantu baba barandikiwe mu cyapa cya 60 bari munsi y'umuvuduko wa 60 tuzabagiye n'inama y'aho bagomba kujya batubwiye ariko C.P Kabera yavuze ngo bajye kuri polisi iyo traffic no se hari inde bajyaho ariko umuvugizi wa traffic ari he traffic nta muvugizi ufite okay ibyo umuyobozi allo aramutse neza amahoro twihuta ariko ntabwo dufite umwanya mwinshi cyane njyewe narifite ikibazo kuri ibyo kwandika yaravuze ejo umwana w'umuhungu bamwambuye moto mu Giporoso baramwandikiye ya nyuma bamubariye gusanga igeze muri 380 kuki we yakomeze guhura n'ibyo bibazo ntajye kwishyura amande noneho bamwandikiye ageze kuri 42 mu cyapa cya 60 ntagende ajye kuri traffic abereka ibyo bintu byose niba na ngombwa ahamagara C.P Kabera mubwira ikibazo afite nomero ze ni 0 nomero ze ntabwo ajya yanga kuzifata ikibazo nuko ari kwanga kumva ikibazo abaturage bafite akakubeshyira ngo uri kugumura abaturage ntawe nagumuye kuko ibyo navuze ni ukuri kandi ukuri kurahari iyo umuntu yagumuye abaturage itegeko riramuhanira nanjye nibyo narindi kuvuga ndi tayari kwitaba nkasubiza ibyo bibazo niba hari umuturage nagumuye muri noka sawa nawe impamvu ariko n'uwabikoze nawe akitaba ariko ndashaka n'uwabikoze yitabe ahubwo wavuguruje iteka rya perezida wa repubulika agahindura umuvuduko ku byapa byagenwe n'itegeko murakoze sawa ariko ibintu nabyo iyi mvugo ntabwo ari yo abantu ngo baragumura abaturage ubu turimo turagumura abaturage no reka tuvugishe ukuri no this is not fair tuzashaka dukora iki tuvuge ko bikwiriye ko abantu bagenda mu muvuduko wa 40 ibyapa bihari ari 60 irijwi ntimuryumvise n'iryanjye ninjye warivuze mwashyiraho ya nkuru ya mbere uko yari imeze nyuma yo kujya kureba ibyo byapa n'icyo abaturage babivugaho I think ibingibi ahubwo ni no gufasha abaturage more than kuzirikaho umuntu amatwi y'intama kugira ngo imurye uyu mwuga dukora uragoye very tough job tubanze twumve turagaruka mu kanya wazamura please zamura ntuza feda okay Kuva mu mujyi wa Kigali kugera mu bice hafi ya byose mu gihugu birimo imihanda ya kaburimbo hashinze kamera zireba umuvuduko ntarengwa ku batwara ibinyabiziga. Izi kamera zizwi nka Sofia nkuko abaturage bazisi zireba uwarengeje kilometero 60 ku isaha, ariko abantu bakomeje kuvuga ko bahanwa kandi bazitwararitseho. Urugero ni urwabo batwara moto bavuga ko bandikirwa na kamera zihishe, bavuga ko zibahanisha kandi bakurikije ibyapa. Bashinja polisi kuzishyira ku muvuduko wa kilometero 40 kandi ibyapa ari kilometero 60 ku isaha. Abana ntibakigiye kwiga byaratuyobeye, abagore twarabataye kubera turi gukorera contravention gusa turi kwishyura. Ndabubwira ati se afande rwose ko ngendera munsi ya 60 kandi cyapa kitubura kare 60 nkaba ntarengeje umuvuduko, afande y'ibintu byagenze bite? Afande arambwira ati rwose moto ati nanjye nagomeza ati buvuye kuri iyo moto ugiye kwishyura. Barazifata bakazihisha ahantu cyangwa aho tuzi iterekwa aho iri, izo tuzi ziri kuri 60. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ahakana ko haba hari kamera yandikira umushoferi ku muvuduko utandukanye n'uwashyizwe ku cyapa. Ati abantu bafite amashagaga mu kirenge. Yabivugiye mu kiganiro urirarashe kuri Radio 1. Ahantu hari ikibazo cy'uko kamera ishobora kuba hari icyapa cya 60 ikandikira abantu kuri 40, ibyo ngibyo bakitubwira, umuturage ufite icyo kibazo akaza akabitubwira akabitwereka tukabisuzuma. Ahubwo abantu bafite amashagaga mu kirenge no mu kuguru. Nyamara nubwo meze bitya mu gihugu hose izi kamera zikaba zibanzirizwa n'ibyapa bya kilometero 60 ku isaha, ari nako bimeze mu mujyi wa Kigali. C.P Kabera, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, avuga ko nta muntu ugomba kurenza kilometero 40 ku isaha mu mujyi wa Kigali. Nyuma hari umuntu hano ufite icyabaza aravuga ati se mu mujyi hose ibyapa byabaye 40? Yego. Mu mujyi hose? Yego.
abashoferi abamotari n'abagenzi bahuriza ku gusaba polisi ko yahindura icyo cyemezo niba ariko kiri koko ko mu mujyi wa Kigali nubwo ibyapa bikigaragaza ahenshi umuvuduko wa kilometero 60 ku isaha ko hakurwaho iki cyemezo kivugwa n'umuvugizi wa polisi cya kilometero 40 ku isaha kuko bari bamaze kumenyera 60 nabwo bemeye bashinyiriza kilometero 40 ku isaha mu kinyabiziga ngo ni nko kugenza amaguru. Umuvuduko wa 40 ni nkaho rwose ubugenda n'amaguru ntabwo byoroshye. Zose zensitaye kuri 60 urumva nazo ntago zaba zigikora akazi neza keretse hari niba bazazanamo za zindi bajya bahisha munsi y'ibiti tukumva mu mujyi bikomeje kuri 60 byaba byiza kurushaho. Mu mujyi wa Kigali wenda bahamishe kuri 60 ariko 40 ntago tugenda. N'ubu nanjye nari gutegera hariya ariko mvuye hano kubera nabuze imodoka niba gishobora kuba biterwa n'ino mivuduko washyizeho. Niba ibyapa bishinze mu mujyi wa Kigali imbere y'izi kamera zihimbwa Sofia bigaragaza umuvuduko wa kilometero 60 ku isaha, polisi ikavuga ko mu mujyi hose nta ugomba kurenza kilometero 40 ku isaha. Birasaba inzego zibishinzwe kubinoza ndetse n'ibyo byapa bikaba byahindurwa kuko bishoboka ko ari yo ntandaro yo guhana abantu batabizi. Kuko bavuga ko kamera ihishwe yose nta upfa kuyirenga amahoro itamwandikiye. Ibyo bavuga ko ahari uyu muvuduko waba warashyizwe kuri kilometero 40 ku isaha mwibanga kuva mbere kugeza ubwo bitangajwe uyu munsi. Fulgence Kizuera TV1. Okay, ngira ngo utumvise byose yabyumvise. So that is it. Cyangombwa nuko amategeko agomba kubahirizwa uko ameze. Icyapa cya 40 umuntu acyubahirize, icya 60 acyubahirize. Nta na hamwe hari itegeko rivuga ko ibyapa mu mujyi wa Kigali byose bya 60 bigomba kuvanwaho. Buri muntu wese gwe no munsi murekera ngo kugenda nkuko mwagendaga nk'utunyamasyo muteza ambutiyaje ni mwubaha ibyapa ku muvuduko wagenwe n'itegeko. Wa 60 munsi ya 60 niba umucyapa cya 60 40 niba ari cyapa cya 40 25 cyapa 25 30 niba ari 30 rero 80 niba ari 80 70 niba ari 70 50 niba ari 50 ntabi. Reka nkugira inama. Asurangiriye inama. Urangira inama irengeje iteka. Nyine reka nkugira inama. Wiyingira yigire. Inama nge ndigire reka nyigire basi. Jewe ninjya ku icyapa cyanditseho 60 nzahita ngenda muri 35. Uti kunyine ya wikomeza kuyobya rubanda. Twumvikane wana. Kabera hase. Kabira se niwe wageni iteka rya president. Ariko abapolisi we arabayobora barabatwubahane none. Nubu bari mihanda baragufata. Please nta mupolisi wagufashe kuko uri wagendeye ku muvuduko vuga ko ari kamera ahubwo. Yande izo kamera rero icyo tuvuze uyu munsi uzi calibrating ni ugomba kubazwa igihombo yateje abaturage. Nyine igihe atarabibazwa se ikamera ni yande. Ubu ngubu kamera nta bwenge ifite guhagarika. Umupolisi areta gufata arebe mu modoka yayibarira kuyatishyira. Reka kudramatiza ibintu. Tugendeye ku mategeko nko abagenda. Uyu munsi wa none hubahwe iteka rya Perezida wa Repubulika n'ibyapa biri ku muhanda. Byubahwe nande n'abatwara ibinyabiziga. Izo kamera nizibafotora mu kuri kw'Imana isumba byose. Ayo mafaranga uzi ko aho uri kuko zirafotora zirakwerekana cyane. Mbakanguriye kutemera kurengana. Bajye kuri polisi. Sibyo Kabera babwiye. Oya ibi ngibi aho tuvugira hano nzi yuko wumvise ko afande Kabera yirize kongera kuvuga ko ari ibyapa bya 40 mu mujyi wose. Icyo kikuyeho mu kanya. Nubwo tubwiye ko tugumura abaturage ntabwo tubagumura ahubwo turababwira uburenganzira bwabo. Ni nayo mandate yacu no kubaha amategeko period. Ibirenza aho ngaho byaba ari ugukabya. Thank you. Allo Gilbert la Felicien. Nta Gilbert dufite hano, dufite Gilbert. Gilbert. Haramutse. Gitondo cyiza papa. Twihute cyane. Uva rero ikintu numva mu kiganiro cyanyu na Kabera mugiranye. Nubishemo hazamo no gusa nkaho ari ugupinga. Ibyo muvuga kandi ibyo muvuga niko kuri kw'abaturage. Oya niko kuri kw'amategeko. Ntujye kujya kuri. Bisubiremo niko kuri kw'amategeko. Ni na Kabera wayasomye. Ni itegeko adusomeye nibyo twavugaga. Ubwo rero sinzi ibindi birimo aho ngaho. Ariko aravugamo arakoresheje impuza discipline itari. Ibyo ntabwo ari byo dushaka please. Tujye mu bitureba ibyo tubyihorere. Saore yazasaba imbabazi abaturage. Kandi murakoze. Abaturage
uyu nguyu hari umaze kurya 53 ariko abazengereje ahubwo 53 ku cyapa cya 60 ariko man dore uyu yaregeje yajya muri 61 kiramuyora wowe nikigufata ahubwo ihutire kwishyura ureke gutesha abantu wowe kigufate kanda akanyenyeri 99 akadirishya wishyura amande bitakugoye kuko niba warengeje 60 kigomba kugucapa munavuga ati rero nibwo mugiye kubona akavuyo ka nyako abantu barimo kwanga kwishyura kuko barengana kandi iminsi yo gutangira gufata ibinyabiziga yageze ubu noneho harahiye aho ngaho rero icyo mbabwira umuntu wese azi yuko mwese mwihutire kujya kuri traffic police mwihutire kugira guteze yabivuze nibyo ariko mubabara kabisa ntukajye umvangira nawe niba umuntu azi ko arengana uramuburiza iki kujya agomba kurenganura nibajyeyo niba umuntu yarakoze amakosa ni gute ayo makosa azaba exposed n'uwabikoze akabihanirwa umva mwese ndabakangurira polisi biro ni ibyacu urumva yo operatingira kuri fund ziva mu misoro yacu mu gihe mubona ko mwarenganye ni ibiro byacu nk'abanyarwanda uzi wese yuko yarenganye ntajye kuri polisi bamurenganure murekera ibintu byo kujujura mutabaruka nta burenganzira ufite bubuza abanyarwanda kujya gushaka justice aho bagomba kwibonera please ibyo nawe ndabigusaba mutabaruka ararenga sawa we niba utashaka kujya ubyihorere ubwo biragaragara ko ari cyo wishinja ariko uzi wese nubwo polisi ndebere gusa ngenda kureba please ndeka nsobanura ibintu byanjye hari n'uwavuga yuko wenda umwanya ari muremure wo kujyayo ariko umwanya ntago urutukuri turumvikana nubwo byasaba umwanya ungana gute mu gihe uzi ko urengana jyayo so that this will never happen again icyo nicyo mbabwiye ndabasabye mwese nabonye hari imodoka none bafotoreye muri 60 ifite umuvuduko wa 44 mwese n'uwo mushoferi bamuha uruhushya ajyeyo mwese mujye kuri polisi nk'uko afande Kabera bivuze traffic mugende mugaragaze bavuga ko iriya kamera aho ziri harazwe n'ibyapa bihari birazwe mugende babavanireho izo konterevasiyo ariko nanone nyuma yaho turakurikirana uwazisetinze ibyo ngibyo we shall leave no stone unturned ntabwo dushobora gukora ibintu nk'ibi ngibi mu gihugu kigendera ku mategeko please hari iteka rya perezida wa repubulika rigena ibi bintu it can't work like this ntabwo nari narizi ntabwo wari urizi umuvugizi ararinsomeye nawe ufite ibibazo yes ariko umuvugizi aradufashije araridusomera that was a confirmation yes of what we are saying urumva ibyo tuvuga arabihamije ko ari ukuri sibyo abari kohereza ama message mwarenganye umuvugizi wa polisi arabihamije ariko ababwiye n'uburyo bwo kurenganurwa kuri polisi yes please go there yes go there bavuga ko ari office niba ari nomero 5 ukata mu gikari umuryango wa mbere gucya hepfo please abantu twagiye tubatuza ahubwo bibaye byiza umuntu uri muri office yaduha nomero ye tukayiha abantu bakamugana nawe kuri ko Imana yadu allo yes waramutse neza kwero nawe birakara ngese nigeze ndakara abantu bari kuguhamagara ukababwira atari sawa please reka ngusabe nawe kabisa umbabare utandakaza kuko ibyo umuntu aba yikoreye mu gitondo biba ari byinshi sinzi no wumvise amagambo yavuzwe hano guhera mu gitondo nta kibazo ariko noneho iyo polisi uboherezaho urajyayo wowe ugiye kurekerana ikibazo ntubure y'ibindi bibazo wowe ahubwo ugira ngira ngo reka turebe ikintu uko kimeze niba koko uzi yuko warenganye nta handi handi ushobora kurenganurwa ni hariya kandi batubwiye yuko biteguye kwakira ibibazo byose sibyo twirengagiza ibindi byose keretse niba hari ibindi wikeka oya uretse KNC tubanze tubiganiraho turi abanyarwanda twese turaziranye ntabwo tuziranye ushobora kujya kuri polisi ugiye kurekerana icyo kintu nigeze numva ejo bundi umuvugizi abisobanura kuri radiyo Rwanda uburyo yabisobanuraga n'uburyo namwe abasubije ibi bintu ntabwo bikeneye umuntu ku giti cye ajya kubirekerana none biranyura mu zihe nzira se bukeneye ubuvugizi bwimbitse none si ibyo dukoze turimo turakora iki yewe reka nkubwire KNC none se nkubaze akabazo k'amatsiko reka nkubaze ikibazo kimwe polisi ni iyacu icyo kibazo rero ndakubaza subiza polisi ni iyacu cyangwa si iyacu oya ntabwo ndi bugisubize rero ngiye kugukupa rwose nushaka urakare nta kibazo KNC urimo uranjijisha umuvugizi wa polisi atwandikiye ubutumwa aragira ati abwanditse nonaha
umuntu wese wagize ikibazo cyo kurenganwa binyuze mu kwandikirwa na kamera yandika umuvuduko w'icyapa arimo kugenderamo yagana polisi ikamurenganura. Yes. Gusa nta urayigana kuko muvuga ko yandikiwe muri 45 aba ari mu cyapa cya 40, kuko natwe baraduhamagara tukajya aho bamwandikiye tugasanga hari icyapa cya 40. Utaranyuzwe wese agane polisi afashwe kandi aranyurwa. Okay, hano harugira ati bongera abantu bo kwakira abantu, nibongera abantu bo kwakira kuko ibibazo ni byinshi cyane. Uretse gato hano haragira ati konterevasiyo y'umuhanda umuvuduko 48 ku isaha aho byabereye, sibyo? Bandebere niba koko icyapa kiri hano ari 40, sibyo? Aho byabereye Muhima Amahoro. Nasaba umunyakuru wacu niba kiriyo andebere ahantu hitwa Muhima Amahoro, cyangwa se na Fande Kabera yabwira abantu be bakandebera kuri barebe umuntu bandike umuvuduko wa 48 ku isaha ku Muhima Mahoro niko hitwa, cyangwa se umuntu hari afotora icyapa kihari akinyoherereza uri hafi aho ngaho unyumva, kugira ngo ibi bintu abantu bumve ko ibyo tuvuga atari amazima. Muhima Mahoro icyapa gihari, sibyo? hari ubundi muntu abati abarajya kuri polisi ntibabafashe basabe kubonana na komanda wa traffic, nagiyeyo arandenganura. Ni umugabo mwiza cyane, nanjye yigeze kumfasha kwishyura konterevasiyo byananiye cyane. Ariko ibyo abantu bavuga njye sinemeranya n'abantu bagenda bakishyira urwego niba ruhari kugira ngo rukemure ibibazo, rukaruhamagara abantu gukemura ibibazo. We kuki wishyira mukavuga ngo sinjya cyetse niba hari nk'ibindi kiyabiziga ari ikijura no warakibye byaba ari byiza babona aho bagufatira. Ariko ibindi byose hanyuma hakaba indi konterevasiyo nanone bandebera iki cyapa. Uretse gato njye ndashaka nze guhafande Kabera facts arebe nawe ku giti cy'aba bantu bafasha. Hari konterevasiyo hano yindi, urumva konterevasiyo y'umuhanda umuvuduko 48 ku isaha aho byabereye Remera Rukiri. Hano hari icyapa cya 60. Wabyumvise? Murebe Remera Rukiri mundebere icyapa gihari. Wakindebera hari umuvandimwe umwe nawe bahandikiye aho zakeneye ikipe nationale, mfotora icyapa cyaho kinyoherereza Remera Rukiri. Yagize ko yapirikanaga imipira ariko za. Uretse gatoya no muvuduko 48 niyo ndimo kugenda nsoma kugira ngo abantu bakore verification kuri ibyo byapa. Konterevasiyo nomero umuvuduko 51 aho byabereye Kacyiru ka Mutwa. Aho cyara bazengereje ni cyakangahe gusa ni kangahe cya 60 hano mpamvutuye kuri 51. None kugira ngo ibyo bintu abantu babirebe hanyuma ibyo tuvuga abantu babiha agaciro kandi byubahwe, kuko ntago turi abantu babasaze bazinduka tuje hano kuvuga ubusa gusa. No, it can't work like that. Urabona Iremera Rukiri, we even need some minimum respect mu byo dukora. Iremera Rukiri yarabazengereje ariko nicyo muvuduko wa 60 ugenda urebe. Yes, keretse niba gihindura mu ijuru, ariko aba hari bose barabizi. Se hano wambwira ko aho bitarimo akarengane ni hehe? Dore umusaza nawe cyamufasha kira gucapa nta rwaserera ariko ndetse cyamufashe kabiri. Ariko icyo nabonye ikintu cyitwa Abanyarwanda biragaragara ko bakunda amafaranga yabo kweli. Mbonye umuvuduko muri iki gitondo buri muntu wese yasetse. Niyo mpamvu tuvuga kameme. Reka dukomeze. Izi message zose ndashaka nzoriza Fande Kabera. Ariko Remera Rukiri kigomba kuba ari hatari. Ntagenda reka nzimwoherereze we ku giti cye averifiye none aza kumbwira ko ibyo tuvuga tubeshya. Ago ni Rukiri yaba Rukiri ya mbere ya kabira. Uko biri kose hano ndakubwiza ukuri. Okay, reka tubwira message dutumikira badutumye. Icyo mbona nuko nkangurira abantu bose nkuko Afande Kabera bivuze kugana ishami rya polisi yo mu muhanda traffic kugira ngo babafashe cyane. Ne ku Muhima mugeyo, this will be okay. Uyu ngaravuga ati iyo Rukiri nanjye yaranyishe na
kandi hose ni 60. Rukiri yazengereje abantu hagati aho rero reka nkubwire Blue Flame iyo rwose iragukorera ibyiza byose bishoboka kuko iyi Blue Flame ni uruganda rwa mbere rukora amashyiga n'amafuru kandi bya kijyambere urumva bikaba bikorerwa muri Turukiya bigatengerezwa hano mu Rwanda Ijabana nibo bafite uruganda hanyuma ugiye hari Yamaha wababona aho bacururiza cyangwa se ukaza kuri iwacu ya soko ngendanwa uba wibereyemo nta waguhutangiriye nta wakwandikira hanyuma ku mafaranga 35,000 wabona ishyiga muri Blue Flame hanyuma guhera ku 180 ushobora kubona kwiziniyeri yuzuye kandi amashyiga n'ifuru biri kumwe ikintu numva ko ari sawa cyane iyo ni Blue Flame bahamagare kuri 07839007 zikurikiranye cyangwa se ujye ku mbuga zabo ni Blue Flame Rwanda ibintu ni sawa kabisa hanyuma ntabwo ari amaguzi bakorera kuko na hariya ku muhanda ujya wa Sonatube utaragira ku gahanda kajya kuri Burarirwa naho barahari uhita ubona ingero zimwe na zimwe ziteretse ku muryango mwakorwa n'ingero ibikoresho bimwe na bimwe biri ku muryango kugira ngo ube wareberaho ubundi asigaye ukinjira hanyuma kandi ndakubwira Charisma House iyi Charisma House twageze muri Nyabugogo ni isoko ryiza cyane rihambaye kandi aho ushobora gucuruza ibikoresho bya kenkayeri cyangwa se ukaba wanabihagurira ako niba mvuga umucuruzi ndavuga n'umuguzi ni ahantu hisanzuye heza pe kandi hagendwa ibyo byo ugomba kubimenya ni hariya house akabari kitwa Top Chief ubu byarahindutse rero hameze neza ni isoko kabisa ubwo rero wagenda ugafata icyumba ugatangira ugakora kugira ngo bakubikire icyumba cyangwa se ubabaze uko ibintu bihagaze wahamagara 0784 42 46 09 cyangwa 0733 52 45 09 ubundi ibintu bikaba sawa kabisa ukagenda ugacuruza kandi wunguka hanyuma hano ndabona message nyinshi zitandukanye nyinshi amakontrevasiyo yo mwihutire kujya kuri polisi cyangwa se kwishyura ibintu ni bibiri wigorana niba uzi ko warenganye jya kuri polisi niba uzi yuko utarenganye genda wishyure uyu ngo harambwira ngo nsubiye gushaka icyapa ndakibura KNC Remera Rukiri icyapa ni 40 kuri bari 40 bakagufotora munsi hejuru ya 40 ihutire mpamvu nanjye narimbaje nese ni Rukiri ya mbere na Rukiri ya kabiri yes ubwo ngicyo cyagufotoye wikwirwa unarira hita wihutira kwishyura kuko wisha amategeko yes niba kigufotoye kiri muri 40 kikagufotorera hejuru ya 40 41 42 kugera urumva amanda agenda yiyongera bitewe n'umuvuduko wari ufite turumvikana ubwo rero ihutire kwishyura ahubwo witesha abantu umutwe hano haruvuga ati kumuhima ku mahoro mvuyeyo muri Feruje hari icyapa cya 40 urakoze cyane uwo yafotoye vuba vuba ureke gutesha abantu umutwe hano hari uwo cyasekuye ariko iyi Rukiri ni Rukiri ya kangaye sibyo uko biri kose wagenda niba mvu warenganye polisi irakurebera nareke Kalisa uko hariya kuri University of Kigali hameze uye ntago ariko bashobora kuba batumvise message nibubaho ibyapa nkuko bimeze nyine oya reka guseka nawe nyine wambwiye ngo sekana ngo iki harya ni sekwiri siniko abantu gusekana umujinya se icyo nakubwira cyo bubaho ibyapa nkuko bimeze kumvise ko nafandika biravuga yuko abumva ko barenganye bagafotorwa ku muvuduko uri munsi wagena bagende babakemura ikibazo ariko uwo ari we wese ubona umuvuduko icyapa nkuko cyagenwe nta mpamvu yo kukururuka kuko ubu no kugenda utinda ugenda muri 20 mu cyapa cya 60 nabyo ni ukuje na circulation bakwira ahubwo kukwandikira